banemye ku itariki 9 banemye imipanga 9 ngarura ubwenge kuri 29. Uyu munsi ndi gutanga ubuhamya ku nshuro ya 29 ku itariki 9. Arakubita amubita umupanga ku gikano, wa mbere ku gikano yanenye wa mbere ikubita hasi nkubita amavi, arongera nkubita umupanga kandi umupanga 9 numvishe imipanga 2. Ubwo muri ako kanese kujya muri koma, nta kintu ngiye kumva, ibindi byose nabimenye ngaruye ubwenge. Namaze iminsi 20 muri koma, ndashima Imana ko ntayiguyemo. Mvuka mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Shangi. Jenoside yasanze aha muri uyu murenge wa Kicukiro mu karere ka Kicukiro mu mudugudu wa Karisipi. Ndashima Imana hagarara aho ngaha zikubwanye ni kubw'Imana. Mu myaka 29 ni myinshi kuri iki. Jenoside yabaye mfite imyaka 28, nari mukuru rero. Ubuhamya bwanjye ibice nka 3, ariko ndagenda ndezima kugira ngo byibuze ndavugamo iby'ingenzi. Ndahera ku itariki 7 1994. Ku itariki 7 niho ndi buhere masaha saa 9. Ngiye kubera ya myaka nabwiye ntabwo banayifite cyane, ngiye rubana nafite ubwoba rwose. Nibuka ko abaturage twari duturanye, umubyeyi Dasiyana twari duturanye, Imana imwakire. Ndege imaze kugwa nibuka ko namubwiye ngo mboga radiyo RTM, namubwiye ngo indege iraguye. Ariko ngewe nk'umuntu muto umusore n'umvaga nyine nari na celebration. Arambwira ati nyamara ibikurikiraho baratwica. Ku itariki 7 nibuka ko hari abantu batangiye muri amasaha bamanuka kuri uyu muhanda uva Bethsaida berekeza hariya kuri Shington. Hari depo yari yabagamo ibishyimbo byafashaga impunzi za Nyacyonga. Nibuka ko abakobwa bari abakozi ba Dasiyana icyo gihe ntabwo bari bako kubuhigwa. Barambwiye bati duherekeze. Njye nababwira ko n'umwanya afite ubwoba narabaherekeje. Turajyana tugira hariya kuri iriya nzu yo munsi ya Shington, tuhasanga nyine abantu barujya n'uruza, ariko ntawe witaye ku muntu. Nteramiye ziri gusa ko ntacyo bitayeho, bititaye ku muntu. Mbona nkanjye ntacyo banyitayeho, n'uba ntacyo banumaye. Turazamuka, niba ko bazanye n'udufuka twinshi, nawe ndavuga ngo mama agafuka nzamura ibishyimbo muri 30 cyangwa 20. Nazamuka muri ku itariki 7 ngeze aho narindi mu rugo nimugoroba nko muri ano masaha. Twari duturanye batangira guhunga, bahungira mu gipangu mu kigo nari ndimo, harimo uruganda rwa data wacu none nakoraga. Barahungira, baraharara, buracya. Ku itariki 8 mu gitondo barataha basubira mu rugo, bajya gushakisha ukuntu bateka bakarya. Birakomeza biza kugira mu masaha ya saa 9 nagiye ku itariki 8. Azamuka amanuka abajandarume 3 bafite imbunda
nicara ku gipangu ngitegereza ibintu byose. Baramanuka mbareba bafite imbunda, baramanuka binjira ku mugabo Munyabera Parikarepo yari afite atorera mu mujyi, afite n'umudamu we n'imboga akoreramo imitirapo. Baramwica bako amasasu yabuze icyo gihe bamurashe. Abaturage noneho abaturage mu gihe baragaruka muri ku itariki 8 baraza barara mu rugo. Twari dufite amazu, baraza bamwe tubashyira mu mazu, abantu bakuru tubashyira mu mazu, abantu bose bangana natwe n'inkumi tubashyira mu modoka zari zihazwe, modoka zikamisha ebyiri n'ivatiri. Tujya mu modoka, tura mu modoka bato, abasore n'inkumi tura mu modoka, abantu bakuru tubashyira mu mazu. Nashimye ko uwo twari turi kumwe n'intwari we ntabwo yahigwaga, irabafashe nyine arabafashe. Nawe yicaye ahangaha ntabwo turi kumwe, kandi agomba kumushima kuko bakoze igikorwa cy'ubutwari abandi banyarwanda bananiwe gukora, yarabafashije. Birakomeza ku itariki 9, barayahunga ku itariki 9 mu gitondo. Abantu bo muri quartier, undi hafi yo muri quartier aho narindi, bazindutse bose muri quartier bari kubasenya amazu, basahura ibintu, bakuraho amabati, imiryango, amadirishya. Bigira byeje nka saa 4 za mu gitondo, no mu gahunda bayirangije rwose mu masatu saa 4 barangije gahunda. Subi inyuma ku itariki 8, bifite ko ku itariki 8 bamaze kwica uwo mugabo, bishe n'umugabo witwa Gautu Nyiramuyungu duhagararanye. Tubere ko bamwishe saa 12 zishyira saa 1, irukankana umugabo witwa Karekezi wakoraga muri Zenia, baramwica amwicira hepfo. Nibuka ko abantu banjamene Imana igibagirira neza, bari abagome cyane. Nibo bamuvugirije uko amanutse hano muri quartier, yaramanutse yari umusore arirukankana abasiga, yaramuzaziniya arazisiga. Atangwa n'abantu banjamena ko nguwo induru twarayumvaga, babaga n'ijwi rya nijoro ryarihutaga cyane kuri iyo turi gute twarabumvaga. Aricwa, umudamu waraza, tuganye ku mugabo bamwishe, ariko n'uyu nguyu turi kumwe tuhagararanye. Ndabyibuka yaje uyu nguyu asakuza cyane, ngishaka nuko atinjira mu gipangu uyu. Bizeye avuga ati muri iki yorere, yasakuzaga cyane numva ari butere ibibazo. Turara aho ngaho, itariki 9 rero niyo tariki yanjye noneho. Niwo munsi ubuzima bwanjye kukubaho ahari bwawe busa naho umunsi uri burangire, ariko ntibwarangiye. Niyo mpamvu mpagaze aha ngaha ndi kuvuga. Biratahubwo bamaze gusenya nyine, barangije gaze wo gusenya no gusahura, batangira kwinjira no mu makaritiye, no bashakisha abantu ngo babice uko baburaga mu mazu. Bigiye cyo nka saa 5 samanywa, umudamu wa Karekezi nyine Serafina nawe arahangana bari hano, yarahetse umwana we w'imfura yitwa Olivier. Kuko abantu twabatsindiye mu mazu ari benshi, bageze naho nyine batagira kugenda bavuga umwuka kubera ubushyuhe. Umwana ararira n'inzara, nyina arasohoka. Asohotse
umwana ari kurira noneho izo nterahamwe zarimo zizunguka nyine muri quartier mu gipangu cyacu hari mu matafari ya bloke itafari muri rya bloke yaravuyemo ku buryo batambuka mu gipangu baratubonye impagaranye na Sarafina n'uwo mwana ari kurira bahita ko ngo abatutsi bose twashakaga bahungiye hano ahita ko yohereza Wizeye Gaspar mane guhumugisha Wizeye ajya kumuzanira amata n'imikati sinzi n'utundi tuntu k'umwana amurangiye ahantu twari turi ibintu yari yabishe Wizeye aragenda arasohoka aragenda araza agaruka nyira tubwira ko noneho abantu bose bamenye ko turi aho ngaho ahita ko atukigurira abantu bose bari aho ngaho avuga ati muhunge menye neza ko nibagera aha ngaha bandegeka kubica abantu bahise ko bahaguruka anababwira ko amenya amakuru ko abantu bari guhungira muri leta niyo Wizeye nawe tubwiye ko amenya amakuru ko abantu bari guhungira muri leta abantu kwa turi kumwe bose ko nyine bahaguruka birukanka ibintu byari bikomeye natangajwe nuko abantu b'abakecuru bangana n'abagandi kuri imbere yanjye basimbukaga igipangu ntawo bafata nk'umukecuru Amasara n'ubari wari uhari mu mukecuru mukuru wari ukuze abakobwa be barasimbutse n'umusaza umugabo we buri wese agasimbuka yirwanaho nawe uri gufasha uri nawe ushaka kuzamura undi cyeko umukecuru n'igihe wamuzamuye mu gipangu nyine arinaga akubitura baroka byuka akagenda hari ikintu rero niyamenyaga cyane kigenda mutonenzi kwiruka ko nakinye umupira nabyumvaga cyangwa umva byari byose ngo umpaye ntangwe kire kundurutse imbere ariko ndurutse inyuma ari wafata ubwo baraje bageze kuri portail barahamagara bati kingura hamagara Wizeye ati kingura Wizeye yari ruguru ngiye mbona namarutse ku mazu aho twari dutuye amazu twabagamo abantu bari bavuye mu bwenge basohoka bagenda nagumye sigaye aho ngaho mpahagaze ninjye bafite imfunguzo za portail arambwira ati nzanira imfunguzo ndazamuka noneho nabarebaga nkuko ndi kureba abantu bandi imbere sinahageze nafashe imfunguzo ndazifata ndazimunagiye naciye nka gutya nk'uko umuntu yaca hano inyuma y'uruganda sota igipangu sota igipangu cyo kwa Daciana sota igipangu nyine icyo uzaba ntawe nyine nuko byagomba kugenda ye ngomba kwa Daciana ko ari bamaje kwasenya yo mpaguma ntacyo nari kuba niba ko icyo gihe nese ko mvuga reka nirukanye nefite umuvandimwe waraje muri 600 ari muri senede numva ko ningeraho nihisha nijoro ndibujye ku senede ngo namusuraga kenshi narasimbutse mva mu gipangu cyacu ndasimbuka ngo mucyo kwa Daciana ndongera ndasimbuka ngo ku mugabo Melchior yakoraga muri Mijema nguyemo gutya numva kavuye ndongera ndagaruka njya kwa Daciana ndongera ndasimbuka igipangu kwa Daciana noneho nsanga bapfuye kwica abapangaye kwa Melchior barimo basohoka doko abantu muri quartier bahita ko baramfata umugabo wakoraga hano muri Majerwa atwaraga zira mashini za Tadano aramfata amfata gutya nambaye ipantaro y'ikoboyi nk'iyi umusore yambaye burya abantu bose bakunda amakoboyi nanjye nakundaga amakoboyi amfata umukandara gutya kuko nabaguye kuko ni nko umuntu guko turi hano umuntu ashaka gusimbuka akatugwamo hagati gutya naraguye ngisimbutse mbagwamo hagati niba ko akimara kumfata yarambwiye ngo ayibwiye ahubwo ni intera witwaga John wa chef y'intera mazazina yitwaga John Musaze bangaruye bangirije mu gipangu niwe wambwiye ngo abahutu baturi maso aho turi maso ntaho waducikira
niba ko umugabo Vincent yarambajije ambaza utuntu tw'icyane mu turatanga mwihorera icyo gihe nese ko abamfata nese ko nakira gupfa numva ubwonko bwanjye bwakiriye gupfa noneho ntangira gutekereza nyuma y'urupfu ndabona iki ese ndajya mu ijuru nk'uko turivuga mu miyobokamana se ndajya mu muriro ndajyahe nicyo natekereje giye kuvuga ngo kubaho bakimara gufata kubaho sinigeze mbitekereza ese ko nakira gupfa baranzungurukana bangura kwa Melchior banzukana igipangu bangeza mu gipangu nari mbakisanga za ntema nari ncitse muri zirahari ndinjira nibo bambwiye nyine ngo turi maso sanga bari maso koko byavuga ko ari ukuri bari maso barambaza bati mfite amafaranga ojo narambaza ngo mfite amafaranga mfite amafaranga 36 ufuka mu kofi ndayabaha akora gufanda yamuhereza arayabara ariko yabaraga nabo bahagaze bamukanuye amaso bari kureba amaze kuyabara arababwira ati mumwihorere umututsi umwe tuzaba tumwica twamusasiye umubyeyi twashinga umubyeyi yabyaye Imana uwo mwanya burya ubwonko bw'umuntu ni ikindi kintu nongeye nahise ko nongera kwakira kubaho bitwo numva ko mbayeho noneho ibyo byose yayishimye ko azanyica ariko utanyishe none umunsi ntabwo wazongera no kumbona ntabwo wanyica tagitangiye no kuva ngomba kujya kuri serebe byageze bite rero natemwe nande umusore muri zo ntera mu yamanutse yagiye kudusahura azamura imyenda yanjye azamura araye azajya gusahura ibintu byayo azamura n'ibintu na radio yari afite na bayoneta afite n'amagrenade ariko icyo gihe nkatinya icyuma ko murashaka kuntera icyuma muravu kigahingukirana nkaba nagira ikibazo nagitinyaga cyane uvuga guterwa icyuma mu rubavu kigahingukirana ndi bubabare cyane Imana rero yaramfashije icyo gihe nyine ntiyantera icyuma nacyo yari agifite cya bayonete ariko afite n'umupangu utyaye ya mipanga kabuga ajya hakana yari turutse muri Washington yari ayifite icyayi n'ucyayi pe cyayi rwose arazamuka noneho abamaze kwemera to baraho ngaho ntibavuge bati none baduha amafaranga tuzaba tumwica arazamuka bangu wa mututsi n'umuramwica noneho agezeho yaramba umupanga murebera ku rutware kujya nsubira inyuma mureba ku rutugu mureba ku rutugu noneho azamupanga yifata mu maso mfunga n'umwuka mfunga umwuka ndafunga amaso cyane ndashira unafunga umwuka arakubita amubita umupanga ku gikano wa mbere ku gikano yanenye wa mbere ikubita hasi nkubita amavi arongera nkubita umupanga kandi umupanga 9 numvishe imipanga 2 ubwo muri ako kanese kujya muri koma nta kintu nongeye kumva ibindi byose nabimenye ngaruye ubwenge namaze iminsi 20 muri koma ndashima Imana ko ntayiguyemo 29 miyangane nge umubare 9 abantu babanga muzansobanurira ubundi kintu uvuga kuko uhura n'ubuzima bwanjye cyane banemye ku itariki 9 banemye imipanga 9 ngarura ubwenge kuri 29 uyu munsi ndi gutanga ubuhamya ku nshuro ya 29 ku itariki 9 simbizi ariko Imana irayizi byarakomeje mvuye muri koma uriya mugabo wicaye hariya nakongera kuvuga Imana igumugisha bize niyo twasigaranye icyo gihe ngaruye ubwenge nasanze rero turi kumwe ko twarabanaga n'ubundi buzima busanzwe n'ibyo bitara twarabanaga tunakomoka ahantu hamwe dukomoka cyane prefetire cyangwa nyine we yavuga muri komine mu karere ka Rusizi yavuga mu karere ka Nyamasheke ariko twarakoranye
mujyi wa Kamembe nahari atwara abanaga arafasha Imana umugisha yo ntamugira mba narapfuye pe niko kuri wize najya ngo haguruke bakubona abantu batakuzi wakoze ubutwari by'abanyarwanda benshi cyane bari muri iki gihugu bigaragaza batakoze kandi wari umusore ufite imbaraga nyinshi ndabona umugabo utabona amaze gusaza yari umusore ufite imbaraga rwose nyinshi ariko warakoze yicarire warakoze iyo wakoze ubutwari by'abandi bananiwe gukora turabana agerageza kumfasha mu buzima bwose yashoboraga kumfasha ibintu birakomera intambara irakomera njyewe ngarura ubwenge sinari nzi kuvuga ubu nize kuvuga nk'umwana wiga kuvuga icyo nzi cyo nuko nafite ubwonko bw'umuntu mukuru mureba ngakumenya ngatekereza ariko kuvuga bikananira nize kuvuga nigishijwe n'abana baduturanye ndavunagura birakomeza tuba muri ubwo buzima intera muzimye ko ntapfuye kandi ntanzwe n'umuntu twafashaga n'umudamu twagiraga neza najya ngamfasha njye n'uriya mugabo arababwira ngo ntabwo napfuye bagaruka kunyire kunyica uriya mugabo yari afite ikintu n'Imana yajyaga imukoresha yakoze ikintu yakuze ijambo tajya nibagirwa namwe zaje zihagara yiko ya protari ya ahantu hari ikintu cyane pane n'uruganda rw'ahantu hari pariseni cyane hari cyane ku buryo yoga wicaye nka rado uri kurenga kirahira protari yari natwe tuvuga turi nkaha hari cyane hagara nko ku kigo kingana baravuga ngo twamenye ko Mututsi atapfuye ako kanya sizana yabikuye sizana yuko byaje mu mutima we yarabwiye ngo ntabwo yapfuye cyagiye ariko nyuma yaho nanjye naramuhorahoje uko niko yababwiye bahita ko baragenda ahita ko arazarambwa ati bamenye ko utavuye ntuzujye kuza kota izuba batazakwica ndamubwira nti yewe gupfa kwanjye n'ubundi ntacyo bikinde nabo igitinya gupfa ntuzagira ubwoba ariko ati nagize umugisha nkabona noneho uhumetse ukimvugisha rwose ihangane ujye wihisha batazagera kukubona wabonaga ahangayitse cyane kundusha ko njyewe icyo gihe ntabwo bari gifite gupfa nacyo bimbwira ngo muri nzapfa fendefe ahereza yanjye ari kuzapfa kandi vuba we rero yagiraga ikibazo cyo kuba umuntu bamugani ngaruye ubwenge akabona agiye gupfa ukabona ko nabonaga icyusa afite impugiye zanjye cyane afite emosiyo byarakomeje tuba muri ubwo buzima nyine bugoye komeye tuza no kugira ibyo byari bishira ko twajya bishyimbo nababwiye nakuye aho ngaho byaje kubiteka ibihumbi bisa n'iyo myenda itwikiriye y'umweru ariko niba ko twajyaga tubiya tukaba ibishyimbo byuzuye urushye burya iyo ufashe nk'ikintu cyuzuye urushye ntabwo upfa ariko inzara ihuri kurya twariwe n'inzara kugera mu kwezi kwa gatandatu mu matariki nka 25 turi mu buzima bugoye twarihishe niba ko twihisha ahantu ku buryo nta icyo gihe twabaye aho ngaho njye nawe haza kuza abandi babiri twaduturanye hari nabo bahunga inkotanyi zifashe nyine iki gice baza bahunga ngo baje kureba ko nyine Wizeye ya gihari bo nabo turatubana muri icyo gipangu tubana muri ubwo buzima iyo ko kwezi kwa gatatu twageze aho ngaho ubuzima nyine baratugora inzara yatwica tumaze nk'iminsi 3 4